Neza umusaraba ndabaramukije uburyo nkugenda kuri channel yanjye Imana ibampera umugisha ndagasa kandi duhanurane tuviye iby'ijambo ry'Imana tutuzanye n'umusaraba Imana tugirire neza none reka maze senge Imana turi mu ijuru ndagushimiye Imana kuri uyu munsi mbonye ko akanya ko kwicara mvuga ijambo ryawe Mana ntaba ari njye uvuga unyereza umwuka wawe Mana mpemura abari unyobora kandi amajambo ngiye kuvuga Mana ntaba ari njye uvuga ahubwo Mana uzagende wumvisha abantu buri wese Mana wumvise ubutumwa Mana ijye ubumvisha amajambo kandi bagirire ikimaze ndi kumva gusa abo bagire n'icyo bahindurako kimwe mu gishoro y'abanyabankamera umuhemusho n'ujye mwiza amajambo tubizanye Yesu Kristo umwami wacu amen. Bene wacu ndabaramukije kandi Imana bampeye umugisha hari ikintu hari ijambo cyo tuganire riri mu gusubira mu byagezwe 28 iyo ndebye uko ibintu bimeze cyangwa uko nayibona kuva nkiri umwana kugeza ubu ngubu no kuri Imana yararumbije Imana yatumye turi beza izi ngo tuzayibera abana Imana yaremye umuntu izi ko umwana w'umuntu azabana nawe gushyika mirene na mirene ikibazo cyo murazi ko nta rupfu rwarukubaho urupfu twarukwegewe na Adamu na Eva Imana tugirire neza ariko se naho byagenze gutyo iki kintu ibintu byabaye kuri Adamu na Eva bikaba byarakwegeye icyitwa umuntu cyose urupfu tuzanye umusaraba yenda n'ibikoko nabyo byarashyikiriwe ariko icyaje imbere n'umwana w'umuntu Imana ntabwo yatumiye gupfa tuzanye umusaraba ariko ibyaha byacu nibyo byadukwegeye icya Adamu na Eva bakoze icyo cyaha cyadukwegeye none rero nkongera nanjye nkibaza ubu nyine kweri byari bikwiriye ko tuba abantu batakumvira Imana kweri katuzi ko nabagiye babaho kera batayumviye nta mahoro babonye abatarakorera Imana mu bakera mu basokuruza bacu nta kiza baronse nta musho baronse abenshi bagiye bakenyuka nuko ariko se noneho rero ubu ngubu ukuntu bimeze bene wacu nawe ngira ngo amaso ajya guha aho utuye hose mu gihugu urimo ku gatumba no mu mirenge no kuri rero ibintu bihari no kore Mana y'isi n'ijoro kandi umuntu utari murabona ibintu biri kwinosi birimo biradukwegera umuvumo cyangwa se ibyago indwara inzara ibyiza ibi byose biva ku Mana byo turimo dore nabyo biva ku Mana ariko cyo tuzaze umusaraba ntabwo turimo turabona no mu buzima urimo ubwo ari bwo bwose Mana yanjye bafite intandaro yabwo batugiriye neza rero nkaba nabahanura cyo tuzaze umusaraba ububiza amajambo nyavuga si bose ndusha imyaka abantu b'Imana hari umudamu umwe ujya uvuga ngo ubuzima turimwo ngo ubuzima ngo umuntu ajyamwo ngo ni umuntu bwikwegera Imana itubabarire hari igihe yemwe hari igihe umuntu ahura n'ubuzima bubi atari wabwikwegera Imana tubabarire kwere uguca mu buzima bubi ngo umuntu wenyine ubihitamo yemwe we Imana tubabarire kwere ariko rero hari ukuntu nawe kandi n'undi wabuhitamo Imana tugirire neza niba Imana itubwiye ngo uzakora uko ndiko ibiri itubwira kandi aho bigiye gupfira naho byapfiriye turazi ngo bibiri ibwira Abayisiraheli gusa hari abantu gifite ibyo byumviro hari abantu bagifite ibyo byumviro yuko Bibiliya ireba Abayisiraheli twebweho ntabwo abikigiye ibigo bitureba
niko mbona benshi babitekereza, ariko iyo twaba tuzi ko Bibiliya twese tureba, iyi Mana twayitinya, iyi Mana twayubaha, tuzabize umusaraba ngo ubuzima urimo wari jye wenyine ngo ubwihitiramo. Njyewe simbyemeza, hari n'igihe bigushyikira utari ubikeneye. Imana tugirire neza. Ariko usomye biri kwivuga usanga nyine ibyo duhura nabyo akenshi biva ku byo dukora, ba data na bamama bakoze, abasokuza bacu bakoze, bya bintu bikagenda biba ururangatanane, akaba ibyo twita karande. Imana tugirire neza. Iyo karande rero iza gute? Ni ingeso basokuza bacu barakoze, noneho babana babo nabo bakazikorana, nabo bakazashaka, nabo abana babyaye nabo zangiso babana nabo bakazonka mu maberebere. Ndiko navuga bantu b'Imana, ni ibara ryaragoye. Ingeso dufise zaba zitunanira kwihana, zaba inyinshi zigenda ziva kuri basokuruza bacu. Niba mu muryango wawe harimo igisuma, umuntu wiba, burya muryango uteza kuvamo ubundi uzamera nk'uko. Niba mu muryango harimo umusambanyi muri basokuruza bawe, hategezwa kuvamo ubundi muntu mu muryango. Ntabwo umuryango ujya ucinga gusa. Niba mu muryango wawe harimo umurozi, sokuruza wawe akaba yari umurozi, mu buzukuruza bize cyane n'umuzukuru bose hatuteza kuvamo umuntu umeze nk'uko. Ariko se tugiye dute bantu b'Imana kugira ngo ibyo byaha by'inyanduko bigenda birandagatana mu bo tubyaye n'abuzukuruza, twihanye tukarekaza n'izo ngeso, twabikisha inzego z'umusaraba. Ariko icyo mbona cyo maze kubona cyo, usoma Bibiliya ukayisema kwera ukayicarira kwera, hari icyo watinya. Bene wacu inshuti z'umusaraba, hari icyo watinya. Kandi nyamabwira ni tukajya murindira ko abantu babasomera, kuko ahantu havuga ku ngeso urya muntu afise ntabwo ahigisha. Narayibonye, ingeso umuntu afise ntabwo ayihanuraho kuko abantu arongoye, yaba pasiteri, yaba sadata wanjye n'abo bapadiri data wanjye, yaba se abavugishwa, yaba abakozi b'Imana runaka. Ingeso ufise hantu muri Bibiliya byanditse ko bibujijwe, hariya na ntuwo tuwasoma tunasoma n'undi muntu. Imana tugirire neza. Tujye duteye inshuti zawe z'umusaraba, bantu b'Imana. Ibyago duhura nabyo harimo ibyo twikwegera, hari n'ibyo twajya dukwegerwa n'abasokuruza. Ibyago kandi duhura nabyo ibyinshi byavuye kuri basokuruza bacu. Ibyaha ni ibyago duhura nabyo, ibyinshi bigenda biva mu muryango. Gusa muri Bibiliya urabibona. Ariko Mose, uyu mukozi w'Imana, uko yagendaga hano, kandi ikintu nanjye ndabisubiremo, igituma turakora amanyanga, twubaha Imana nk'uko bikwiriye, dusoma Bibiliya. Kandi ikindi turatwiba ngo Bibiliya yarebaga Abisirayeli gusa, twebwe ntitureba. Harimo abantu bagifise ibyumviro bimeze nk'uko nguko. Imana dutabare. Niba Imana Mose arabwiraga abantu uti nimwashyika mu gihugu mujye kujyamo mugahinga, bya bindi bya mbere mwejeje ntazajya uzabishyira mu kanwa, ni ukubitura Imana. Kugira ngo kuri 26 hari aho ubibona ngo iby'umushuzo zangiza umusaraba, ngo iby'umushuzo hari ahantu nabibonye inshuti zangiza umusaraba, aho hantu ngo ibyo byagezwe iby'umushuzo n'ibindi 26. Ahantu ni ukuri ukasomye neza hari ikintu hakwigisha. Naho data wanjye bamwe gusoma ntibabikozwa, kandi n'ibyo kintu Bibiliya ntimugikozwa. Ibyo byo birazwi abantu b'Imana, uko ibintu bibatesha umutwe, ibintu bibavuruga umutwe, ibintu bituma ngo murwana imitima, ibyo ntimushaka kubyumva cyangwa gusoma. Imana dutabare. Ariko se tuzaba abandi.
niba kurya iby'Imana shaho ari kuyubaha yemwe abantu b'Imana tuvugisha ukuri tuvugishe nyine ukuri no kuri tubira abantu ukuri yemwe abantu basomera abandi Bibiliya abantu b'Imana abantu bigisha abandi nimubwira abantu ko kurya iby'Imana ni ukubanza ukabikorera abantu b'Imana iby'Imana bikorera gute ntacu dusaba atari kuyubaha abantu b'Imana banza wihane numara kuhana Imana yubahe ubundi rero Imana gukorera ndazi ko Imana twagize nk'umugome yego Imana twagize umugome kuko iyo duhuye n'ikibazo cya kindi nyine cya kindi kwere ugasenga shaho mwako gahera imyaka 5 gahera ntamuvugisha Imana gutumye ko ntugire inzozi ronka ntugire n'amawono shaho ntuve nijwe Imana ivuga kwisha Imana gutemberesha aho igiye kwereka ibyawe hari igiye gutumaho umuvugishwa wayo umukozi wayo habati ngiye Imana yantumye ngubwi kunuko hari igiye guhereza inzozi tuzaze musaraba hari igihe se data wanjye igwa n'amawono hari igihe wumva nijwe hari abumva amajwi bakaganira nk'abantu baganira bari kumwe cyangwa kuri umuntu uganira n'umuntu ku isimu hari abafite iyo mpano hari n'abandi Imana ishaka kugira icyo kubwira igutuma nk'umukozi wayo hari n'igishaka kugira icyo kubwira ikaguha amawono ukabibona hari igishaka kugira ikaguha inzozi none rero hagiye uhura n'ingorane rero tuzaze umusaraba usanzwe unasenga data wanjye tujye mu basenga ingorane ikakunyoha ingorane ikaba ingorane na nyirakuru w'ingorane sha haramwe bashoboye kuyasenga kwere abajya mu buvumo abajya mu mazi handi amazi atirika mu isumo abajya hejuru tuzahize umusaraba abajya mu biti abajya gute hari n'abagira ibifungo yitangaza kuba bajya nk'igifungo cy'imisine iminsi ngahe gacunga ko cya gifungo Imana ikanuma haratari uko amasengesho leta yumvishije ikakureka ariko nandi gusanga impamvu zatuma Imana itajya n'ikikubwira hari igihe dusenga nabi yenda kubaza tuzaze umusaraba shahu bantu b'Imana kweto tuvugisha ukuri wajya kugira igifungo ufite icyo upfa n'umuntu wanga umuntu hari igihe usanga yenda none wangiye ubusa ntacyo yakugeze uri umunyenzigo ukagira bakubitaho igifungo cy'iminsi 4 yanzigwe ntiwayihanye tuzaze umusaraba uwo wagiye nabi ntiwamusabye imbabazi muntu w'Imana uwo wari ideni ntiwamwishyuye yemwe bantu b'Imana yemwe ariko ibyo ukabirengaho ibyo byose aya mabwese ukoze waragize umusabanye bwabo bwo kumusimu bwabo bwo bw'iki ntibizusaba Imana imbabazi ariko ukagenda ugiye mu gifo cy'imisine cyangwa 3 iyo Imana izakwishyura gute kandi utitunganyije tuzaze umusaraba noneho rero hari igihe usagenda nta n'iki ikwagiriza ikakure kubibona bashaka igihe gifungo cy'iminsi ngahe umva ko uba wibabaje ijoro n'umutaga n'ukuri ukabishobora imwe abashoboye ariko ufise defo ufise agatashi ufise agakosa ufise utatwanyije tagifungo umenye ko wari ubusa ndakima izaba ari nk'induru batwi Imana noneho rero irashobora no kukureka aya maono ntuyabone indoto ntironke ijwi nturyumve n'umukozi wa ntagire wakohereza kandi yakumvishije aho rero ikakureka igira ngo igupime irebe mu kuva mu gifungo data wanjye icyo uzakora icyo uzavuga icyo uzatekereza ibyo bintu birahari noneho rero wa muntu rero iyo abonye ko vurema anyawe n'ikibazo kandi ntako atagize mugambagara Imana kwere icyashyiraho n'igiki rero aho utajya kumva amajwi amuhenda ngo ibyo si Imana usenga ibyo bintu birahari kandi ugasaba umuntu yaraguye umuntu akagushwa n'icyo
kuko yaseye ikintu runaka Imana ntiyamwishyura. Imana irazi kudushyira ku munzani mw'abantu mwe bantu b'Imana. Imana irazi kudushyira ku munzani kugira gerageza abakera ikagupima igira ngo irebe urukundo ifisi uko rungana. Hari indirimbo njya nkunda kumva baririmba ngo mbega notanga iki kugira ngo ndagwishimwe ryawe. Iyo ndirimbo bantu b'Imana, ari indirimbo twagiye turirimba cyangwa twagiye twumva zizadutsindisha. Ngo naho amazi yasuriranya ngo sinzaguheba, ngo naho naca mu muriro ngo nzemera. ngo ibyo bintu rero tugenda twiyemeza, ariko iyo wageze mu bibazo n'ukuri hari ingwano uhora nayo ukibaza none ni Imana senga cyangwa se senga. Iyo ugeze aho hantu rero wasanze nk'ayo masengesho kandi si kabiri uba wabikoze, ibaze nk'imyaka ingahe usogeye ikintu Imana ikwishyura, ntigire n'uwituma aguhumuriza, ariko yarabyumvishije. Ahantu abakozi b'Imana barimo barahagwira kandi Imana ibikora ku bushake, igiye ikora ku bushake kugira ngo turebe ko twigira Imana tugirire neza. None ndagira ngo ndabwire inshuti zanjye umusaraba, hari ukuri kwihorera kuko yasenze nabi, wasenze utihannye, utibohoye, utabohoye n'uwo waboshye. Turimo twica abantu, nawe ko igihe tube twica umuntu ntaho twagiye. Imana dutabare. Reka tugere kuri aba ngaba rero badasenga bo rero, Imana dufashe. Aba batigera basenga bazi ngo Imana ni nziza, ngo Imana ni nyakigongwe, hariho twenda ngo Imana ngo ntiyica, byari n'abayivuga ngo Imana ngo ni rukundo. Urimo nyine twitwemesha mu byaha kwenda ngo Imana ni rukundo. Yewe ka Imana ni rukundo kubayisenga mujye bubyumva uko Imana ngo nta Mana ngo yakwica abantu kanga itabica. Reka turebe rero Mose abwira abantu ngo nimwakira kuri 13 haraho usanga ngo bya bindi by'umushuzo iyo mugiye kubitanga mu nzu y'Imana, akazi kabyo nibyo byari by'Abalewi no guhereza imfubyi n'abapfakazi. Ewe Mana ya Israel, ese kweri kabisa nshuti yanjye aho muri hose mujya muzi ubutumwa mukora akazi k'Imana, muri abakozi b'Imana kweri, mbega izo fubyi mubana nazo hari icyo muzimarira kweri? Mbega abapfakazi mubana nabo hari icyo mubamarira? Kandi naho nabonye handitse ngo idini nyakuri nifashe imfubyi n'abapfakazi. Nshuti zanjye z'umusaraba, nabayeho mu magorwa, ndi hagati y'abasenga. Nshuti zanjye z'umusaraba, mu bupfubyi n'ubupfakazi bwanjye, bantu b'Imana, mu myaka namaze nta muntu wigeze afasha n'igihumbi. Mu myaka namaze mu bupfakazi, ndi hagati y'abasenga basenga kabiri ku munsi. Ya masengesho musenga mu gatondo, mu masaka n'atatu mukagarukamwo, mukora iki ko Imana bitabahindura? Amasengesho harimo abantu basenga mu gatondo n'ibura kandi bakajya gutarama, bibamarira iki ko mudahinduka? N'amarozi nshuti z'umusaraba birabaje kuba waba uri umurozi, uburozi ukagenda mu rushengero ukabwigena mu gatondo, wataha ugahindura impuzu sakira n'ubundi kandi ukabujyanayo, ntihagire n'indirimbo yakora ku mutima ngo wihane, cyangwa ntihagire n'ijambo ry'Imana basomye ryatuma wihana. Ahambwe shanga Imana bagire neza. Imana iracaye kugira neza nshuti z'umusaraba. Mwa abantu mwe muroga kweri Imana Israel. Nyankabanza mpanure data wanje nk'abantu nabanasize aho nabaga, Imana tugire neza. Ibyo ndimo ndabona amaso bantu b'Imana, abantu barimo barakora, ariko bishoboka yagoresha kujya mu Buraya. Mwabanje mukitunganya n'Imana kweri. Ni nawe muri mwe murapfana ngo abaperezida ntibashaka kujya mu Buraya. Erega ntabwo ari bo, tuvuge nk'aba bantu baje badutwara muri ibihugu byabo batuzana hano mu Buraya. Niba hagezeho aho bagenda bafunga bati ntawe dukira abantu bagumya baza mu Buraya, ugira ngo biva hehe? N'Imana yabikora nshuti z'umusaraba. Aho mugapfana abantu perezida runaka ngo navaho ngo n'abantu bazarinywa amahoro kubera iki se? Imana utabara. Ariko birababaje kumva wakwinjira kabiri winjirana uburozi mugatora ukabwinjirana, bakigisha bakaririmba gataha,
ntagiye ndimba gukora ku mutima cyangwa nyishizwa ku mutima n'ubundi kandi saa 9 kandi bagarukayo ngo mujye gutarama mutarama ibiki n'amarozi yanyu bantu b'Imana ariko ntacyo kandi basomeye umurongo umwe siko tatatureba ariko umurongo umwe Mose abwira Abayisiraheli nimutakora uko Imana ibyo kuzakora nibi tasone kwere sizo ndirimbo muririmba data wagize birabaje kumva wari n'indirimbo igafasha umuntu uri muri Zimbabwe ariko wowe uri muri Ayisirimba ikagusigura zero tasone kwere nukuri Imana turimo turagira umwanzi wacu Imana twarizaduye kubera twibwira ko natwe turi babi kuri yo Imana ishaka ngo tuyubahe none shaka ngo ikora iki igomba idagucisha ye yego kweri iby'Imana kubikorera kurya iby'Imana kubikorera kuko umugisha no kubikorera umushaye abantu utoragurwa ngenda bwibyo nabonye iyo ndasinya ngo ngenda nanjye mba ndi kunaranara mu nkambi matugire neza Usomye umurongo w'inani w'31 kuri 28 gusubira mu byagezwe 28 umwezagiro n'umuvumo ndiko avuze imezagiro n'umuvumo ese uvuga ngo imezagiro imezagiro n'umwanya irakora kandi imivumo n'umwanya irakora tushaka kubaha Imana abwisanye ndi bwose inziko iki yewe Mana yanjye amarozi yo mwagize yewe Mana yanjye yemwe asebanga 31 haravuze ngo tuzayize umusaraba haravuze ngo uwo ni wose hano Abayisiraheli kuri 30 ngo kandi za ndwara zose mwahora mutinya muri Egiputa azozihindukiza azibateze namwe ziba amateko Mose abwira Abayisiraheli ngo nimutakorera Imana nk'uko ibyayo bivuze bantu Imana ese ya majoro Mose yamaze kweri bari kumwe n'Imana barimo barakurogoshora amabuye tuzaza umusaraba iminsi 40 yemwe bantu b'Imana ibaze kurogoshora ibuye ukandika ihindome igasomeka bari bakugoshora kandi umva ko bari maze ko iminsi 40 n'amajoro 40 ngo mbijya ntibizadukora ko ariko narabonye ubwenge budakongwa Abayisiraheli nibo bonyine bandikiye Bibiliya reka Imana izagitwereka n'ukuri ngo kandi za ndwara zose mwahora mutinya muri Egiputa azazibahindukiza azibateze namwe ziba amateko numva ko Egiputa naho nyine hari haragowe tuzayize umusaraba amabi yose Imana yaragiye yabarundako kandi samye biri ku byaje bigenda murabizi bantu b'Imana cyo gushaka n'igiki ariko twanga kumva ijambo ry'Imana twakumva ab'Imana dutumye kuko twabasuzugura dukomere rero ko tatuna rimwe navuze rero ngo mbere n'indwara zose n'ibyago byose bitarizwa kwandikwa mu gitabo cy'ibi byagezwe nabihoraho azayibateza kugeza aho muherengeteye Imana tugire neza tatuna rimwe ngo mbere n'indwara zose n'ibyago byose bitarinzwe kwandikwa muri iki gitabo cy'ibyagezwe nabihoraho azabibateza kugeza aho muzohonera Imana tugire neza nenda yango mbwira umuntu ukiri mu miteto cyangwa nakiri mu miteto Imana ntiyica irica ikongera igasubira kandi kongera igasubira haraho usoma ngo nzahana umuntu uko yakoze hanandi usanga ngo nzabahana
hari n'abana banyu n'abuzukuru n'abuzukuruza nta murabisoma matugiriye neza rero uwari wese wihenda ngo Imana ntihana ujye wumva ngo nitutakora neza ibi bigwara byose byagiye bitezwa abantu bintumva ko nyine birabaje kwere usabye buriya neza nubona naho Imana irindi ifata umupango uva guteza igihugu intambara ibi bigira ngo iduhane ariko ntitureba kure ntitumenya ngo niba habaye intambara hari cyabiteye ntitumenya ngo niba hari indwara zaje hari impamvu yabizanye hoya ibyo ntabwo tubyitako kubera iki kudasoma Bibiliya narabisanga nta wundi mwigisha wundi twaronka nta wundi wakwigisha ngo uzumve Bibiliya nyine izakumvisha ntangishije Bibiliya narihanye ngura Bibiliya njyenyine nkajya mu nzu ngasoma Imana ndayitinya shito yazo umusaraba yego nakora icyaha nshitswe ariko se sinka mbere ntasoma Bibiliya shito yazo umusaraba nyenda banura turasoma Bibiliya nijya uko mbonye ariko ubu Bibiliya ishobora gutenyisha Imana kwere ubonye ukuntu yagigira abasiraheli ntabwo uri mwiza rekuza abasiraheli kandi ntigukunze kurenza uko kundaga abasiraheli wigira uko utari ngo Imana ngo ndiyica Imana ngo kubera iki sitica nyina bene yo ndabwira ngo Imana irica kandi Imana irahana ibi rero mugera miremeshamo Imana ni nziza yego ni nziza kuyubaha ariko shaho kumutayubaha yeweka yo ndangije ashito yazo umusaraba gusura mu byagezwe usome kuri 26 ara usanga aho ibyo dutanga by'umushuzo kubya bindi twasaruye mbere no ku mahera wakoreye Imana yaguhaye akazi ya mahera ya mbere ndera kuri ashito yazo umusaraba ariko ndibikunda tuyakanura amaso ukamenya ni twayatanga yeweka ngo ubukene buzaza naho kumbi Imana ishatse kuguha ntimugura Imana ishatse kuguha ntimugura kandi ingwara ducamwo hazo twakwegera n'ababyeyi nizo natwe twikwegera twenyine twikwegera nizo twajya twigirwa n'abasokuruza ubukira ducamwo iyo bwavananye indwara ziva iyo nyine ariko se noneho ibyinshi biva ku Mana Satani yagusabye Imana iragutanga barakorana mu shito y'umusaraba Satani zo ngo nyene urya muntu kandi ntumane mwamenye kuri Yobo yega n'abandi bose genda ariko yishatse rero igimana umutima wawe ariko ahandi hose Satani akahanyuka ukaboroga n'Imana ukavuga ngo iyi si Imana senga ntabwo ari Imana y'isi ntinanyumva nakumbishara kumvika kureka agira ngo gupime ndangije shito y'umusaraba usome Bibiliya namwe mirabire ukuntu ari baturwara zaravuye ku Mana hari icyo dupfa nayo ingeso tuya twakoreka shito yazo umusaraba naba gutumira umuntu usenga ntushaka kwihana yemwe hari nawe ninde bagapfa bakabipfana n'ukuri ibaze ko barwara kinda kitandatu ukazenda ujyana bya mukuzimu warabuze umwanya kwenda kwere Shetani ukamunamba ko kweri ukagenda bakagwa bamuzuri ukagenda ugenda utaniye byawe kandi ubizi ko bihari Mana yanjye yewe Imana iduhana umugisha namwe shito yazo umusaraba Mana yacu uri mu ijuru reka amajambo Mana n'ukuri aragira abantu ikimazi wa Mana we reka twe dutahura impamvu duca mu ngorane niba arizo tuba twikwegeye cyane niba bazavuye mu miryango Mana yanjye reka abantu bamajambo nyababwira ajye bagiriye ikimazi bimera mu gishingiye kamera n'abantu bajya kuvuza amajambo ujye bampera umugisha Mana byose bizajya bafite umwami wacu amen.